Yes, turabiyegereje bene data abakunzi ba Daily Change TV show nkuko bisanzwe ni bya biganiro byacu byo kubaka umuryango kugira ngo tubashe kugira umuryango mwiza. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza cyane. Ndifuza ko tuganira hejuru y'ibintu bitatu bishobora kugufasha uramutse ubaye ubyitwayemo neza kuzarambira mu rugo rwawe, marriage yawe ikazaramba igihe kirekire cyane kugeza wenda mutandukanyijwe n'urupfu nkuko iyo dukora ubukwe tubivuga. Hari igihe abantu benshi bibwira ko iyo bari muri courtship barimo bashaka abo bazubakana, abakunzi, abatwari cyangwa se abafasha, kubera ko kira ni igihe ibintu biba bimeze neza, none akibwira ko bizakomeza kuba kwa kundi byari bimeze. Kandi mu by'ukuri nagira ngo mbashe kubabwira stage zigera kuri 3 abantu babasha gucamo mu rugo kugira ngo ubashe kubimenya, kandi uko witwara muri imwe biguhesha kwitwara mu yindi, bikazaguhesha gusoza neza. Stage ya mbere rero ni iriya stage y'urukundo ruba ari rwinshi cyane. Urukundo ruba ari rwinshi cyane, ubona umuntu ukajya wenda utekereza nk'aho ari marayika kubera urukundo ruba ari rwinshi cyane. Iriya stage itangira hari abo itangiriraho first sight, akibona umuntu bwa mbere agahita yumva aramukunze cyane, bigatuma ubuzima bwe yumva yabumuha bwose, haba ku ruhande rw'umuhungu cyangwa ku ruhande rw'umukobwa. Ubwo rero ni ukumenya ko hariho stage ya romantic. Stage ya mbere yitwa romantic stage. Iyo stage ya mbere iba ibintu byose biri byiza, aravuga ukumva niyo yabavuga menshi we ntacyo biba bigutwaye, uba wumva ari sawa. Aseka cyane uba wumva ari sawa, avuga make uba wumva ari sawa. Ibintu byose ubona ari byiza. Iyo avuga ubasha kumwumva, icyo gusaba cyose ubasha kukimuha udakweshoniza, udashyizeho ibibazo byinshi. Iyo stage rero abantu iyo bagishakana niyo mpamvu bajya bavuga ngo ni hari stage honeymoon. Ni honeymoon, ni ukwezi nyine k'ubuki. Ubuki nkuko mubizi buraryoha cyane, ibintu nyine biba biryoshye bimeze neza. Ariko reka nkubwire ko ntabwo bihora gutyo kuko birahinduka. Stage ikurikiraho ni stage ya power struggle. Ni ijambo ry'icyongereza, ariko nyine ni uburyo bw'ibintu bitameze neza. Ibintu ntabwo bimeze neza. Noneho nimba umufasha wawe yavugaga menshi cyangwa umutware wawe hari ibyo tuzuzaga, ugatangira kubibona, uhita utangira kubibona. Nimba yavugaga menshi ukumva birimo birakurya mu matwi, ukumva birimo biragusakuriza, kandi mu by'ukuri niko yarasanzwe ameze, yarasanzwe avuga menshi. Ariko kubera ko wageze muri stage wamumenyereye, bwa bwiza bwe wabumenyereye, nimba ari uguseka wabimenyereye, nimba ari icyo wamuciye runaka wakimenyereye, gutyo urukundo rugasa naho rugiyemo agatotsi, ariko ntago ari agatotsi. Ni stage buri muntu wese wubatse acamo. Iyo stage rero ni stage hamwe abashakanye inshingano zabo umwe atangira kubona ko mugenzi we atarimo arazuzuza, ntago arimo arazikora nkuko bikwiriye. Ubwo rero ugatangira kubona umugore wawe wenda afite umwanda, ntazi guteka, umugabo nawe amafaranga ntago azi gukora cyane, ntayabona. Kandi mu by'ukuri ni stage yageze muri cya gihe cya romantic, ibintu byose byari bimeze neza. Iyo habaga hari ikintu gito mwaragisangiraga, umunezero ukaba mwinshi. Ubwo rero iyi stage iyo ubashije kuyimanaginga ukayicamo neza, biguhesha kumenya umuspouse wawe, biguhesha kumenya umupartner wawe. Iyo ubashije rero kumumenya, umenya weakness ze, ukamenya strength ze, umenya ubuzima bwe bwose. Ni byiza rero, hariya niho hantu heza ho kwigira umuntu mwubakanye, ukamenya ngo ashoboye kino, iki ngiki ntago agishoboye, yihangana gutya. Iyo bigeze hano kwihangana bihita bishira. Rero uramumenya, ukamenya uko ari from A to Z. Ubwo rero ni igihe cyiza cyo kumenya ko bari abasore barimo bashaka vuba cyangwa se bari muri power struggle, kumenya ko bifite iherezo birashira.
nubona rero ibintu bitagenda neza ukabona urukundo rurasa naho rwagabanutse, mu by'ukuri ntukagira ikibazo, ni stage, ni etape iyo ngiye abantu bose bayicamo. Ntugacike intege ngo bigutere kumuca inyuma, bigutere kumwirukana. Usibye ko ino stage niho abantu inyigo nyinshi zisenyukira, ino stage niho abantu benshi batangira gucana inyuma, ino stage niho abantu batangira guhamagara imiryango, ino stage niho abantu batangira kuvuga abo bashakanye nabi. Ngo rero ni stage igoye cyane, ariko iyo ubashije kuyivamo uhita winjira mu yindi stage, Programmer Love, ni ahandi uba uri committed mu rugo rwawe, committed ku muntu washatse cyangwa se committed ku mwubakanye. Hariya niho uramukunda, iyo mugiranye ibibazo mumenya uko mubikemura hatabayeho gutera hejuru, gushoutinga ku muntu mwashakanye. Ibyo rero bibasha kugufasha cyane, ukamenya uburyo umuvugisha, nimba akunda ijwi riri hasi ukaba ubizi, kandi ibintu byose ukabifata nkaho byoroshye ari ubuzima busanzwe. Rero ira niho urukundo sasa ruhita rurakura, ruba rwakuza urukundo. Icyo gihe rero nta cyabatandukanya, kuko ibintu byose mwarabiciyemo, mubizi, muricara mugakemura ibibazo hamwe, mukaganira, mukavugana. Tuvuze stage eshatu, hari romantic, hari power struggle, hari na stage ya nyuma abantu bajyamo igihe barangije kumenya uwo bashakanye, uwo bubakanye. Ndagira ngo rero ngusabe ukore subscribe, ukore share muri kiganiro cyacu, ubashe kucyumva. Mu by'ukuri tuzakora ibiganiro byinshi kandi byiza bizagufasha kumenya uwo mwashakanye, kumenya umutware wawe, kumenya inshingano zawe, kumenya icyo wakora mu gihe urimo ufesinga challenge runaka mu buzima bwanyu bwa marriage. Murakoze cyane, nakagaruka. Imana ibaho umugisha.